Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro bya One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda. Twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Njye ubasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Tugiye kubagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro ukuri wacu twabagejejeho ubushize, kigaruka ku nzira yo kwibohora ndetse no kwiyubaka nyuma y'imyaka 26. Nk'uko mwabikurikiye mu gice cya mbere cyabanje, muri iki kiganiro turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, aho turi kumwe na nyakubahwa ambasaderi Werari Sigasamagera, uyu akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Angola. Tukaba kandi turi kumwe na Bwana Protais Musoni, uyu akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe rya Pan African Movement mu Rwanda n'umujyanama mukuru muri sekretariya ya RPF. Turi kumwe kandi na Madame Uwera Beatrice, uyu akaba ari uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Muri iki gice cya kabiri natangiye mbaza Musoni ibyerekeranye n'amasezerano ya Arusha. Naramubajije nti haje no kubaho imishyikirano yabereye Arusha, haza gusinywa amasezerano yo gusangira ubutegetsi. Ese koko mwabonaga leta itabajijisha, kuko ahubwo iyo leta yo yateguraga jenoside yakorewe abatutsi? Ntabwo ariko twabibonaga yuko nyine nyuma y'icyo gitero wabonye batangiye kumva amasezerano nk'uko wari uvuze arasinywa, ndetse n'ayakinira arasinywa. No gushyira mu bikorwa duhana gahunda uko bizagenda, uko zashyirwa mu bikorwa. Haje kugira igitindaho gatoya ku buryo byatangiye gushyirwa mu bikorwa itariki 29 z'ukwa 12 ubwo Rukaga yazaga i Kigali. Niho none aho nibwo icyo wakekaga cyatangiye kugaragara. Ubwo Habyarimana yarahiraga wenyine, hagatangira noneho amananiza yo kubuza abandi kurahira, kubera mu masezerano ya Arusha ikintu kimwe cyari kirimo cyavuga ngo imitwe ya politiki izajya muri leta y'inzibacyuho niyemeye amasezerano ikayasinya. Sederi yo yari yanze kuyasinya. Mu gihe cyo gushyiraho parliament no gushyiraho government, Habyarimana aravuga ngo oya, Sederi nayo nijyemo. Ukumva ko ari uko yari amananiza. Tubanza kuhasibanira, ariko bageze abaremera. Noneho haza imibare rero, ubwo ahasigaye muri MRND bari barameshe kamwe, FPR nuko. Muri ya maparti yari yaciyemo ibice, harimo PL, harimo Power, MDR, harimo Power, PSD nuko. Akabara abadepite agasanga ashobora kuzagira bakeya bashyigikiye umurongo we. Aratangira za manipulation. Araba PL bafungiranye ku nzu kugira ngo bataza mu nzu kugira ngo bataza kurahira. Ibyo bigaragaza nanone ko ni igitutu cy'intambara cyatumye abyemera, ariko asa nk'uvuga batereka bagera ahangaha nzabyanga, noneho bizashoboke. Gusa rero nawe yagize ikibazo. Ni ibintu bemeye, ni ibintu amahanga bashyigikiye bafite. Hari inkotanyi n'imitwe ya politiki zishaka kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa, bimushyira kuri pressure ku buryo nyine ajya muri Arusha, abandi agaruka Dar es Salaam. N'iwabo bari baracitse n'ibice. We ageze kuri Narenda avuga ati nabyemera, ariko akaba intagondwa zivuga ngo nabyemera, turaba tuvuyeho nta kundi. Niko gutegura kumwica, ariko
banateguye genocide. Yego. Aho niho yenda tutagize information zihagije. Nta kubeshye twabiganiraga ko hazaho ubwicanyi duko twabwirinda twagiye ariko nta ruzi ko byagiye kuri kariya Kagera. Twari tuzi ko ari ukuvuga ngo bazica abanyapolitike, noneho abanyapolitike barindwa tukabwirana intwari buri munyapolitike aho ari ko bakwiye kumurinda n'ibintu nk'ibyo. Ariko kuvuga ngo baririra ku muturage usanzwe uturage n'undi biriya byo sinakubeshye kuko ari umuntu wari watekereje ko byabaho. Yego, murakoze cyane Bwana Protais Musoni. Hanyuma tugarutse kuri Ambasaderi Werax Gasamagera, ayo masezerano Bwana Protais Musoni yatubwiragaho, mwebwe mu Rwanda muri icyo gihe mwakiriye mutayo masezerano? Mu Rwanda twabonaga ibintu byatunganye. Twabonaga ibintu byatunganye. Icyo umuntu yatekerezaga gusa nuko twabonaga bitazatungana ngo birangire neza nta kiguzi kinini kibaye, kuko cyane cyane ibimenyetso byagenewe bibigaragaza. Aho Habyarimana yamaze gusinya yarangiza akajya muri za mitingi ze n'abambari b'interahamwe ati ubwo mureba biriya bintu ni ibipapuro. Ariko tukavuga tuti igitutu cy'inkotanyi amahanga arimo abireba tangira ubuhamya bizamukunda agera aho yemere, hanyuma igihugu kibe gikiza ibibazo kirimo. Ariko nanone wasubiza amaso inyuma wareba ibiba, wareba bwa bwicanyi nakubwiraga, wareba noneho nubwo bwicanyi butangiye kugera mu ruhande rwa Habyarimana, urupfu rwa uriya perezida wa CDR Bucyana rwaje kujyana n'urwa Gatabazi, rwaje kujyana n'imidugararo myinshi yari no mu mujyi wa Kigali hariya aho bicaga abantu ku manywa y'ihangu, bakwica n'abandi nabo bakagenda bakica. Nibuka bica witwaga Katumba. Katumba yari umuntu wari warishyizeho, wari igihangange, bavugaga ngeho sinari muzi by'umwihariko, bavuga ngo yari umushoferi ariko akaba ari umukuru w'interahamwe ukomeye. Noneho bishe abasore bamwe baba PL, abandi nabo baraza baramusanga baramwica, noneho biba bigiye kuba nk'ubwicanyi rusange. Ibyo nibyo byatumaga umuntu atekereza ati yewe bya bintu ntabwo birangiye, ndetse na cya kiguzi kinini tubona umuntu yatekerezaga kigiye guhindura isura. Buhoro buhoro rero abantu batangira, cya cyizere cyari gitangiye kuzamuka, abantu batangira kugenda bacika intege. Ariko nyine byabaye vuba cyane. Byabaye vuba cyane kuko niba abasirikare b'inkotanyi 600 barageze i Kigali mu kwezi kwa 12 1993, nyuma yaho Habyarimana akahira no muri iyo klima y'ubwicanyi yari iriho. Ubwo twari tumaze kugeza muri 1994, umuntu yaravuga ati reda birakomeza bigende bitya bitera intambwe, habeho ubwicanyi ariko buzarangire abantu babeho. Icyagaragaye rero nuko jenoside yakorewe abatutsi itangira muri 1994 muri ya kwezi kwa 4, byaje umuntu atabyiteze, umuntu atavuga ngo twaravuga ngo ni kwa kundi bica ngo bibaze ngo barica mu birangira. Ngo ni nayo mpamvu n'abantu benshi bagiye basa n'abagubwa gitumo aho bari, no kugerageza kwihisha no kugerageza guhunga, ntibamenye naho bahungira, ntibamenye n'icyo bakora, nuko byaje bikabagwa gitumo. Ariko rero ibyo kuvuga byo ngo ni indege yatumye haba jenoside, ubwo ndagaruka muri ya mvugo ikunze gukwira, ndetse abatazi amateka y'u Rwanda bashyira imbere n'abazungu bakandika bakagira gute. Nta indege ihuriye na jenoside.
indege yaguye mu bijyanye na politike. Habyarimana babonye ko atangiye gucika intege, atangiye kugira za concession atanga. Abo rero baheza nguni bari bamaze kugira gufata umurongo wabo, babihereye imbere bashyiraho ari amashyaka aheza mbese extremiste. Noneho babonye ko bari kugenda acika intege, niko kugera kuri iyo solution. Ariko urumva ntabwo iyo solution bari bagezeho yo kumwica ariyo yatumye haba genocide. Ibyo ngibyo nabyo abantu bajya babisobanukirwa. Ahubwo uko icyo gihe cyari kimaze cyose bayitegura, habonetse urwitwazo. Habonetse urwitwazo, umubyeyi w'igihugu arapfuye, noneho reka twice abo tugomba kwica, tunabitirire ko aribo bateye iryo shano ry'uko umubyeyi w'igihugu yapfuye. Ni ibintu rero iyo ubikurikiye mu mateka usanga byisobanura, ariko ntibibuza abajijisha n'abashaka kongera kwandika amateka uko atari, ko baba babifata ukundi. Mu gihugu rero iyo midugararo yari iriho, noneho yari igeze mu gihe rwose abantu bari ku nkeke, ariko mu isinywa ry'amasezerano abantu baravuga ati tubonye agahenge rwose ibintu bigiye gutungana. Gusa ibyakurikiye nubwo ubwicanyi bwakomeje mu buryo noneho buri cible, bagenda bareba abantu bazwi kandi bazwi ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bakabakuraho. Icyo gihe nyine byaragaragaye yuko ya masezerano ntacyo akemuye mu bibazo igihugu cyari gifite. Yego, murakoze cyane Honorable Ambassador. Hanyuma Madame Beatrice, icyo gihe nawe nubwo wari ukiri urubyiruko, ariko ayo masezerano mwumvishe ko yasinywe yo gusangira ubutegetsi, mwebwe mwabyakiriye mutaho mwari muri? Urakoze. Twebwe aho twari turi natwe twabyakiriye neza. Amasezerano twari tumaze iminsi tuyakurikirana, aho jyewe narindi nibuka yuko abantu babyishimiye cyane. Hari n'abantu bamwe bari barahunze nko muri za 1991 babona bari menase bamerewe nabi i Rwanda, bamwe bajya za Nairobi, abandi bajya ni Burayi. Hari abantu bamwe banahungutse barataha n'imiryango yabo bumva ko hari akantu gahindutse. Hari abantu b'abacuruzi babaga baragiye nko kurangura hirya mu mahanga, akagumayo, yakuma amasezerano yagarutse akumva yuko yasinywe, plutôt akumva yuko hagiye kuza amahoro. Hari benshi batashye banapfuye muri genocide, bari bibeshye yuko hagiye kuza amahoro. Rero cyo gusinya amasezerano abantu barabyishimiye pe. Urakoze cyane. Hanyuma Bwana Protais Musoni, mukanya Ambassador Welarisi yatubwiye ibijyanye n'ingabo 600 z'abasirikare ba RPA. Genocide itangiye muri Mata muri 1994. RPA yari ifite batayo y'abasirikare 600 yari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko. Ese mwebwe nk'abanyapolitiki mwari kumwe nazo, ntago mwahise mwumva ko ibyanyu birangiye? Muri make ibintu byari byifashe bite muri iriya minsi ya mbere ya genocide? Byari bibi cyane. Yenda icyo gihe njye nari nahavuye, hasigaye abanyapolitiki bake. Muribuka mbere yaho itariki 21 z'ukwa gatatu hariya ku Gasyata ubwo bategaga delegation yari ivuye ku Murindi bashaka kubica, ariko abasirikare bacu bari sende bakajya kubatabara. Byatweretse nyine rwose ko Habyarimana amasezerano atayakozwa. Nibwo hafashwe icyemezo noneho dushyira imbaraga ku mahanga yari muri ayo masezerano, kugira ngo urumva mbere barangaga kubera no kuyica hagakoreshwa ingufu za gisirikare, ariko iki gihe abantu bakavuga ngo ibyiza noneho reka diplomasi barikora
yuko yasinye hari abaperezida benshi, hari intumwa nyinshi z'ibindi bihugu za Loni n'ibindi, reka imbaraga ariho zishyirwa. Noneho umunsi yemeye abanyapolitiki bagaragara nyangari hasigaye nka batatu, abandi tujya mu kazi, twabaga turi aho gusa ari ukuryama no kuganira goroba, atari tugari mu kazi nk'uko bikwiriye. Cyo kwereka buriya bari basirikare 500 kuhajya naho byagiriye urugamba akamaro gakomeye. Nanone abantu bari barabeshye ku nkotanyi basanze atari byo, basanga ari abantu basanga ari abanyarwanda, bakaza kubasura bagasabana bakaganira, babonaga hazi iteka za delegation nziza jize kureba izo nkotanyi uko zisa, noneho bagasanga ko n'abanyarwanda. Nabyo byagiye bigabanya ikinyoma cya Habyarimana bigishyira ahagaragara, ku buryo icyo gihe ingufu ze no muri politiki zatangiye kugabanuka bigaragara. Ubwo rero jenoside itangiye, ngiye kugarukaho gato mbere, hari akantu njye nibuka ku buhanga bwa nyakubahwa perezida. Yego. Ubwo batubwiye yuko bari bemeye ko tuzajya sende tukagera, ndibuka umwe yarabajijemo nati ariko se baduhindutse bari abana ntibabasike bakabamara n'abayobozi bacu bagashira. Arabwira atoya mu byihorere, abagiyeyo bazaba bafite imbaraga zo kwirwanaho nibura iminsi 2-3, kandi muri iyo minsi nzaba nabagezeho. Ubwo urumva hari icyo cyizere ko yateguye umugambi wo kubatabara, hari ikintu gishobora kuba cyakabaye. Kandi niko byagenze rero. Aho itariki ya 7 afatiye umugambi yuko habaho guhagarika genocide, nibwo mu gitondo cyo kwa 8 abasirikare bakwiriye no bajya mu misozi kugira kuri za stade za Remera n'ahandi no gukumira abajepe, mbese kugira ngo bihe umwanya wo kurwaniramo atari kurwanira muri sende kugeza igihe batabariwe. Ibyo rero hari icyo cyizere, ariko n'ubwo burabyumva kuko bishobora. Wibuke kandi yuko uwo munsi hari abasivile benshi bari baje gusura, bari bakiri aho ngaho, noneho n'abahahungiye. Hatangira kuba kayi impunzi, hatangira kuba hospitali nini, hatangira kuba mbese komande yo kugira ngo koko bashobore kuba bakiza abantu cyane cyane bari i Kigali, yuko bagendaga bashakisha mu mazu abo bari bazi. Bya binakubwiraga abavuga ngo niba habaye n'ubwicanyi hari ba runaka nibo bazatagetinga, twabafasha dute hakoreshejwe minwari cyangwa se nabo basirikare babikoze. Ibyo nibyo byakozwe, ariko nta wari uzi ko bizaba rwa rusange nk'uko byakabaye. Bibaye rero niko chairman of high command afashe icyo cyemezo ko hagiye kuba intambara yo guhagarika ubwicanyi no kurokora abameze nabi no kubavura. Ubwo niko byatangiye. Aba axis 3, bamwe bavuye hariya za Miyove, mu minsi 3 bari bageze kugera kuri sende, abandi nyine bajya mu za Ruhengeri, ariko abandi bamanuka baca mu east. Yuko ahanini uko ureba yagabye ibitero yavuga ngo aho bapfa cyane ni hehe, aho ubwicanyi bwinshi buri hehe. Icyo gihe byagaragaza Murambi ko byarishyano, akabwira bayibengera bagira ati nimwirukanye abantu barashize. Icyo gice abantu birukanka bagamije kugira ngo bagire abo bahagarika, ariko barwana, barabyumva, barwana n'intera hamwe, barwana n'abasirikare ba Habyarimana, kandi bafite no kuvuga ngo kurokora abo barokoye no kugira ngo bakomeze babaho. Nibwo rero hashyizeho n'icyo nakwita abasivili n'abakadazi kugenda inyuma aho abasirikare bakomeje bagenda, abandi bakaba bahaje bagashyiraho amakambi, bagashyiraho
uko bavura abantu, uko bashakira ibyo kurya, uko bashakira imyenda. Ibi ntambara mbese navuga ivanze cyane irimo kurwana n'umwanzi, kubeshaho abarokotse, impunzi n'abatarokotse nabo kubahuza kugira ngo umuvururu wo kugira kubashakira amazi, kubashakira inkwi, kubavura, na diplomasi iriho. Cyari igihe mbese wavuga ngo nta kuryama, umuntu yahoga ahagaze gusa, yuko ibibazo byari byinshi ariko kandi bigomba gukemurwa nk'uko umuco w'inkotanyi uteye, no kuvuga ngo nta kinanira ubushake. Yego, murakoze cyane Bwana Protais Musoni. Ngira ngo nk'uko mubivuze, uretse guhangana n'umwanzi wakoraga jenoside, inkotanyi zanarokoye ibihumbi by'abatutsi byicwaga mu mpande nyinshi z'umujyi wa Kigali. Muri aho twavuga ku bihumbi birenga 2 byari muri centre Saint Paul. Ngira ngo Madame Beatrice Uwera, nk'umuntu wari muri Saint Paul muri kiriya gihe, mwigeze mutekereza ko inkotanyi zabatabara? Twarabitekerezaga, kuko nta kindi kintu umuntu yatekerezaga gishobora kumutabara. Hanze kugira ngo tugere muri Saint Paul nabyo byari ibibazo, abantu babaga bapfuye hirya no hino. Kuba turi muri Saint Paul bizwi ko hari abantu b'abatutsi bari muri Saint Paul, interahamwe ziyikikije inyuma, zabaga zibizi ko igihe cyose zishobora kutwica. Sinzi icyazibujije kutwica mbere y'igihe, ariko twarebaga tugasanga nta wundi muntu wadutabara utari inkotanyi, kubera ko na radiyo twarayikurikiraga ya Muhabura, tukumva amajwi y'abantu tuzi bavuye kuri stade Remera, tukumva abantu bavuye Nyamirambo, tukumva abantu bageze Ibyumba baravuga uko byagenze, ukumva ko kanaka yarahageze, turavuga tuti ibyo byose inkotanyi zirabizi ko turaha. Byanze bikunze igihe kizagera bahatuvane, nubwo tutizeraga ko bazahatuvana turi benshi, kuko twaravuga tubashobora kuza bakatwica, ariko byanze bikunze inkotanyi ntizizabura buzirokora. Twarabitekereje. Bakunze kuvuga ko ryari ijoro ry'intwari. Wowe niki wibuka cyane kuri iryo joro ry'intwari? Iryo joro bituma nibuka cyane ubuhanga, ubutwari, kutikunda, ntabwo nzi ukuntu nabivuga mu ijambo rimwe. Ni ibintu bikomeye kubona abantu biyemeza kuza hagati mu mujyi wa Kigali, bagaturuka, ubwo nibaza ko baturutse mu bice bya za Gisozi n'inyuma yaho za Kabuye, bakaza bagaca munsi ya Kacyiru ahantu hari ikigo cya gendarmerie, bagaca mu nterahamwe zitagira uko zingana na bariyeri zabaga zihari, bakagera muri Saint Paul, bakavanamo abantu mu ijoro, bukarinda bucya, interahamwe zikamera nk'izibimenya mu gitondo n'abo basirikare, kandi urebye nta kintu cyabo cyari cyahindutse. Mbese ni nko kuza akakwiba mu mufuka w'imbere yawe, ku ishati imbere yawe. Niko byagenze, baraje baratwiba hagati na hagati, abandi baza kubimenya byarangiye, operasiyo yarangiye. Yego, urakoze cyane. Hanyuma tugarutse kuri Bwana Protais Musoni, jenoside irangiye, izihe ngorane z'ingutu RPF yahuye nazo mu rwego rwo kubaka igihugu n'imibereho y'abaturage? Iya mbere no kumva yuko jenoside yarangiye nta miyoborere igihugu gifite. Yego. Mbese abanyarwanda bangara, aho umuntu ari ejo ajya, ujya gushaka mwene wakeka ko akiriho, uhunga ahangaho yiciye, ugira bose urwara urujya n'uruza, nta kandi urumva nanone ntabwo twari dufite ngo ufite ba burugomesitiri, ufite ba prefe, ufite, urumva rero igihugu cyavuga ngo ni failed state, igihugu kitafite leta. Icya kabiri, muri icyo gihugu kidafite ubwo butegetsi, akaba abari bafite ubushake n'ubugomba bwo gukomeza kwica. Rwose interahamwe zari zigihari,
n'abambutse bari Tanzania bagiye Burundi bagiye muri Congo bakomeza wa mugambi ko ukwiye ko wakomeza umutekano we wari ikibazo gikomeye cyane bigaragara. Icya gatatu mu rwego rwa infrastructure zari zashenywe, nta mujyi n'umwe wasangaga ugifite amazi, ingomero z'amazi zigikora nk'uko byakoraga, amashanyarazi yari yahagaze nta kundi, amavuriro adakora, iby'amashuri byo no kuyasambura n'iki byose byari ikibazo. Icya kane dufite abacitse ku icumu bameze nabi, badafite ikivura, bafite agahinda, batazi n'abaho bari, nk'uko nari natangiye mvuga ko cyari igihugu rwose cyangaye kitari ubukungu bwo urabyumva, uzi ko bagendaga basahura batwara, buri banki bageragaho babaga basahura, birumvikana ko nta n'amafaranga rero yari ahari yo kugira ngo ushobore kuba yakora ibyo bintu. So muri ibyo rero nibagiwe na threat, urwikekwe rwari mu banyarwanda ubwabo, ntawe ushobora kuba yabana n'undi utabari hagati, bamwe bashaka kuba bakwihorera, icyo kandi bitakwemerwa n'ibintu nk'ibyo. So ibyakozwe ni iki? Icya mbere ni icyemezo cyo kuvuga ko hazajyaho guverinoma y'ubumwe itari RPF gusa, yuko inzira yo gukemura ibibazo by'u Rwanda abantu bose bakwiriye guhabwa amahirwe yuko bagiramo uruhare, cyane cyane abari baragiye muri icyo gitekerezo cyabyo muri gihe cyarusha. Icya kabiri ni ugushyiraho gahunda rero na guverinoma mu buryo bwihuse. Tariki 19 guverinoma ishyirwaho kugira ngo nyine za nzego zitangize kuba zatangira zigakora. Indi ngorane ariko yo nakwita strategic nuko muri abantu bafite ibitekerezo mpinduramatwara bashaka ineza y'abaturage muri system politique yubatswe ishingiye ku ivangura n'ikandamiza, ubwo no kwangwa n'amategeko niko yabaga ameze. Noneho ukaba utafite inzego zishyiraho andi mategeko, ku buryo abantu bavuga ngo dukore iki umuntu akavuga ngo ariko ingingo y'iri tegeko ntabwo ibyemera. Ibyo nabyo bikagenda bikoma abantu mu gukora mu kwihuta gushaka ibisubizo bikwiranye n'ibitekerezo mufite n'igihe murimo. Aho parlement igiriyeho mu kwezi kwa 11 nibwo nyine ibintu byatangiye kubona uburyo abantu bahindura amategeko kugira ngo ibyangombwa gukorwa bikorwe nk'uko bikwiriye. Yego. Nabwo mu rwego rwihuse kuba udafite leta iriho ukagomba kuyishyiraho vuba kandi ukayishyiraho wihangana n'ibibazo byinshi bihari, kandi igiyemwo n'abantu badafite umujyi umwe, birumvikana ntabwo abantu bari bakagize igihe kihagije cyo kugira ngo batekereze neza, uretse itegeko shingiro ryabayeho, ariko bamwe bari mu gitegekera ya Kibirigi, abandi bari mu aho baturutse, abandi nabyo byari guhuza umugambi wo gukemura ibibazo bihari, byatwaraga igihe kirekire kitari gikwiriye. Ariko ibyo byose bigenda bishakirwa imbaraga zabyo, cyane cyane navuga buriya nk'ibiganiro byabaye mu Rugwiro byazanye icyo cyezo kimwe kigiye kuyobora igihugu ni ikihe. Abantu babiganiyeho birumvikana kugeza igihe noneho hagereho itegeko nshinga rya 2003 ryo noneho ryatanze umurongo w'imiyoborere y'igihugu mu buryo kugeza n'ubu ngubu. Ibibazo byari byinshi, ariko nanone wa muco wo kujya inama wo gushaka ibisubizo mu buryo budasanzwe niwo watumye bigenda bikemuka. Murakoze cyane Bwana Protais Musoni. Hanyuma tugarutse kuri honorable ambassadeur Werar Sigasa Magera,
ingengabitekerezo ishingiye ku moko niyo umuntu yavuga ko yateye jenoside hanini, ariko nanone kuri ubu iracyagaragara mu gihugu nubwo ari ku kigero gitoya, ariko ikomeje gushinga imizi cyane cyane muri diaspora nyarwanda. Ese ni izihe ngamba mubona zihari zo kuyirwanya? Ingengabitekerezo ya jenoside ni igitekerezo kinini, ni intekerezo nini kandi ngari mu by'ukuri inaruhije kugira ngo unayivane mu bantu. umuntu ananira umuhana ntananira umushuka. uwagendeye ku ngengabitekerezo ya jenoside agakongeza urwango mu banyarwanda, agashumuriza abantu abandi ngo babakureho babarangize, uwo byaramworoheye kurusha uba ubwira abantu ati nyamuna nimubane mwituze, nimubane kuko nta n'umwe urusha undi uburenganzira. Ibyo dukunze kubigereranya n'aya mategeko y'Imana bavuga ngo twize turi abana na n'ubu twirwa tuyasubiramo, ntuzice ntuzagire gute. Kwica biroroshye, ariko kubwira umuntu wasaze wahanaguye ubwonko ukavuga ngo ntuzice ntuzongere no kubitekereza ni ikintu gikomeye cyane. Ingengabitekerezo ya jenoside uranabivuze rwose, niyo yatumye jenoside iba yubatswe mu bantu igihe kirekire. Ariko jenoside ihagarikwa na FPR Inkotanyi mu bibazo Musoni avuze kandi asobanuye neza, harimo ikibazo cya mbere na mbere gikomeye cy'ubutabera. Ubutabera, abantu biciwe, uturapfa twasigaye, ese tuzicara aho ngaho tubane n'abatwiciye ko muri ideology nshyashya yifuzwa hari uko abantu bagomba kubana kandi hataba no kwihorera. Kuko kwihorera byo ntabwo byashoboka keretse abantu biyemeje kujya bahora muri uwo mwitozo. Ninde wiciye uyu munsi n'indi uzamwicira ejo, ibyo ntabwo byashoboka. Mu gushakisha ubutabera rero, bimwe mu bitekerezo bikomeye byaturutse muri iyo nama yo mu Rugwiro, haje kiriya buriya buryo bwo kugerageza gukemura no guha ubutabera abahemukiwe, abiciwe biciye muri gacaca. Abantu bavugaga yuko gacaca itazashoboka rwose. Ndabyibuka mu gihe twabiganiragaho, uwo wabibwiraga cyane cyane nk'abanyamahanga barakubwiraga bati ibyo ntaho biba. Bari babona imanza ziciwe n'abaturage batigeze bajya mu ishuri, batigeze bamenya gusoma no kwandika. Nyamara ariko byarabaye birashoboka, kandi bikorwa mu gihe bihabwa igihe kirarangira birahagarikwa. Ariko imanza zirenga 2 miliyoni n'ibindi zaraciwe, kandi bituma havamo umuti wo kubanisha abanyarwanda. Tugendeye rero kuri uwo murongo wo kubanisha abanyarwanda, hari igikomeye cy'uko hagombaga kuba guhakana no guca no kurwanya no kwiyama no kuzira burundu ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside. Ariko uko byagenze nuko mu gutsindwa ngoma ya Habyarimana yavuyeho, benshi mu bari bayigize kandi bari n'inyuma y'igitekerezo y'intekerezo y'ingengabitekerezo, barahunze baragenda bajya hanze. Yewe ndetse banagezeyo babyarirayo cyangwa se bajyana n'abana babo batoya batanamenye na jenoside, batigeze bagira badafite mbese ibyo baryozwa bijyanye na jenoside. Ariko bagiye bajyana n'iyo ngengabitekerezo, ndetse barakomeza bayikongeza n'abana babo. Ikibazo rero, iyo ngengabitekerezo tuzabyihorere bikomeze bityo? Ntabwo buryo byashoboka. Iyi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, iyi leta iriho mu Rwanda, yakoze uko ishoboye ngo naho hanze
abantu bakurikire bagende barebe abo bantu bagerageze kubumvisha. Biragoye twabigiyemo nanjye ubwanjye nabigizemo uruhare n'uwaho bifitemo uruhare runini. Biragoye kuko kuvana umuntu ikintu mu mutwe amaranye imyaka, gufata noneho n'urubyiruko rutazi n'iyo bijya, rutazi n'ibyo ari byo, ariko batoje gutyo. Hari umuntu ujya ukunda kubivuga ati urubyiruko rwonse ingengabitekerezo. Ntabwo ariko rero bica intege, ntabwo biduca intege kuko biragaragara henshi ko iyo abantu basobanuriwe, iyo ngira ngo na kimwe mu byo ibi biganiro tugira kuri radiyo yanyu, yego, nimwe mu kigenderewe no kugira ngo abo bantu bumve koko iyo ngengabitekerezo, amavu n'amavuko yayo baciye mu mateka y'igihugu, noneho bibaha imbaraga zo kwemera kwitandukanya nayo. Kuko mu by'ukuri ingengabitekerezo iyo nta kizabamarira nta naho izabageza. Kuvuga ko bazayigarura mu Rwanda byo ni indirimbo ishaje, ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Ingamba rero dufite ni izihe? Ni ukwegera abo bantu, cyane cyane uru rubyiruko tuba turi kumwe n'aha ngaha. Ejo bundi twari turi mu kwibuka dukoresheje bwa buryo n'ubu ngubu turimo dukoresha, kubera ko nta bantu bahura, ariko ugasanga urwo rubyiruko rufite inyota yo kugira ngo rumenye neza, bamenye yewe n'abadafite iyo ngengabitekerezo bakavuga ati ariko dukeneye kubimenya neza kugira ngo natwe tujye tubona uko tubisobanura. Nta na rimwe rero ikibi cyaganje icyiza. Iyo ngengabitekerezo abantu turabasobanurira, ariko cyane ikindi kinariho nuko hari n'amategeko. Amategeko ahanira ingengabitekerezo mu Rwanda turayafite, ariko no mu bindi bihugu barayafite, ndetse no mu bihugu byinshi batangiye kuyagaragaza kurusha uko mbere babikoraga. Niba jenoside yakorewe Abatutsi yaremewe mu buryo budasubirwaho ku rwego mpuzamahanga, icyemezo kigafatwa n'umuryango w'abibumbye, ibihugu byose biwugize bikacyumvikanaho, ndetse bakageza naho bemeza ko umunsi w'itariki 7 z'ukwezi kwa 4 wa buri mwaka uba umunsi ngarukamwaka wo kwiyuka no kwiyamagana. Nge ndibaza ko ibyo byose ari ibikorwa bifite imbaraga biganishaho ingengabitekerezo izarwanwa nitanaranduka ariko igacogora. Ikindi kandi umuntu yajyaho icyizere nuko nubwo hari abakiri bato bayitojwe, kandi koko bikaba binagaragara no hirya no hino no kuri izi mbuga nkoranyambaga, bahaguruka bakayigaragaza mu buryo bugaragara, bagashyiraho amashyirahamwe ayishyira imbere, abandi bakanitwaza ndetse ko ngo baba baracitse ku icumu, ariko bakavuga ya mvugo igarura ingengabitekerezo, uvuga jenoside ebyiri zabaye mu Rwanda n'ibindi. Ibyo byose nizakura zibaho, ni ibintu bibaho bikaza igihe kimwe, ariko bikazagira igihe bigashira. Nta bundi buryo rero ingengabitekerezo izarwanwa atari guhaguruka ngo twiyemeze mbere na mbere kuyamagana, ndetse tunasabe n'ibi bihugu turimo, n'ibi bihugu by'amahanga ibyumve. Ibyinshi byatangiye kubyumva, bagaragaje ubushake rwose bugaragara, bagiye banaburanisha imanza z'abariya bakoze jenoside. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo bageze ku rwego rwo kuburanisha izo manza, n'ingengabitekerezo ubwayo ntabwo baba bayishyigikiye. Ntabwo rero uko wawe kwigiza nkana, ntabwo ingengabitekerezo ya jenoside ikwiye kugira aho ibona icumbi aho ariho hose. Ntabwo ingengabitekerezo ya jenoside dukwiye kwicara ngo tuyirebere tuyihore. Ni uguhaguruka rero, birasaba imbaraga, birasaba ubwiyemeze, birasaba dedication, ariko tuzabikora, abanyarwanda bazabikora, kandi n'abanyamahanga bamaze kugenda batugaragariza ko rwose badushyigikiye muri iyo ntambara, muri urwo rugamba rurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse runakurikirana abakoze jenoside bose aho bari bose kugira ngo babe babihanirwa. Nahoze nsoma mu binyamakuru, mu nyandiko zimwe na zimwe, aho bavuga yuko abakoze jenoside bari hanze bagikurikiranwa. Ngira ngo n'uyu mushinjacyaha ubishinzwe yavugaga yuko hari kazi zirenze 1000 z'abo bantu bagishakishwa.
abo barashakishwa kandi bazaboneka, n'abamaze imyaka 26 birukanka barashyira bakaboneka. Yego, ntabwo rero ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko kandi icyatumye jenoside ubwayo ihagarara, bahagaritse jenoside, umurongo tugendera uyu munsi mu gihugu cyacu w'ubumwe bw'abanyarwanda buzira kuvangura, ibyo byose n'imbaraga dufite zizatuma turwanya ingengabitekerezo kandi bigashoboka. Ariko kandi nagira ngo rwose mvuge byihariye ku rubyiruko. Urubyiruko ruhamagariwe kubyumva no kuba ari bo bahamya ba mbere, ari nabo batwara intwararumuri za mbere zo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kuko twebwe tuvuga ejo bundi tuzaba dushaje, bizaba birangiye. Nta kugira ngo rero umurage tuzawusigira urubyiruko rutazi n'uburyo ruzabyitwaramo kugira ngo ruyirwanye. Ubu rero ni urwo rugamba rundi rwo kugira ngo urubyiruko rukangurirwe kumenya ko ingengabitekerezo ya jenoside no kumenya kuyirwanya no kumenya uburyo irwanwa. Ibyo rero nibyo bikorwa ubu ngubu, ngira ngo n'ibyo ngibyo bindi ni izi ngamba abantu bagenda bafata ku yindi cyangwa se igihugu ku kindi. Yego, murakoze cyane honorable ambasaderi. Hanyuma nyuma y'imyaka 26 u Rwanda rwibohoye, umuntu yavuga ko hari byinshi byagezweho, ariko nanone urugendo ruracyari rurerure. Bwana Protais Musoni, ni hehe mubona hakwiye gushyirwa ingufu mu myaka iri imbere? Murakoze. Ahambere hakenewe gushyirwa imbaraga ni ukuzirikana ibyagezweho no kubisigasira, kugira ngo bizakomeze b'ingufu yo gukemura ibindi bibazo u Rwanda rugifite, cyane cyane mpamagarira urubyiruko ko uru rugamba rwo kwibohora rwatangijwe n'urubyiruko. Ubu nyine ababitangije batangiye gusaza, ibibazo bindi dufite nza gukomozaho, ariko n'abandi baza kumfasha, nabo bakwiye kubigiramo uruhare, ntibabe inyoni nyinshi cyangwa se ngo babe abadamarara bati ba data barakoze twarabohotse, ahubwo bakwiye kuvuga ngo n'ejo ni urugamba rwo kwibohora ruzakomeza. So nanjye ubwo ibyagezweho gusigasiga rwose nk'ubumwe bw'abanyarwanda ukomeze bushimangirwe, ejo n'ejo bundi ivangura rizaba kajyahe, yuko nta bumwe bw'u Rwanda, birumvikana yuko nta Rwanda. Noneho tukanarenzaho kuvuga ngo ubumwe bw'u Rwanda buzashimangirwa iteka njya ubwo ngiye kuba pan-africanist. Iyo ubukoroni butaba mu Rwanda, nta genocide yajya kuba mu Rwanda. No kumva rero ko icyerezo kwigobotora imitekerereze ya gikoroni, abantu umuco wo kwigira, umuco wo kugira agaciro, umuco wo kwagura ubufatanye n'ubumwe bwa Afurika, ni urundi rugamba tugomba gushyiraho kugira ngo ejo tuzagire u Rwanda rutekanye kandi ruri muri Afurika itekanye. Yuko iyo uri mu hantu hadatekanye, uyu nawe nta umutekano ufite. Icyo ni ikintu tugomba kuzirikana. Icya kabiri ni ubukene. Ubukene bwakuwe kuri za 70% tugeze kuri 39%, ariko nanone buracyahari. Nabo bari mu 39 ntibakwiriye kuba ari abakene, bakwiriye kuvamo, kandi n'umusaruro w'igihugu w'ubukungu ukaba ushingiye ko ku mbaraga nyarwanda. Yuko na n'ubu turacyafite ko ibyo dukora mu mahanga bikubye inshuro 4 inshuro 5 ibyo twebwe twohereza mu mahanga. Icyo rero icyo gihe ufite imbaraga nkeya mu rwego rw'ubwigenge. Ni urugamba rero nabwo tugomba gukomeza kugira ngo bitungane. Turacyafite ikibazo kitoroshye mu rwego
bw'uburezi aho ahanini imyigishirize ntabwo irajyana n'ubushobozi no kugira ngo habe ubumenyi n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo nyabyo dufite. So ubwo kuzagira uburezi n'uburere mu miryango y'abanyarwanda, muri sosiyete y'abanyarwanda, bigamije kugira guha urubyiruko rwacu n'abandi ubushobozi ntajegajega bwo guhora bashobora kuba bikemurira ikibazo badateze abandi amaboko n'amaso. Nayo ni urugamba tugomba guhoraho tubyumva tubitekereza. Ubwo ni ukuvuga ahanini igihugu kijya muri tekinoloji, aho imitekerereze yacu igishingiye ku buhinzi, ku itaka n'ibindi, ariko tukajya muri tekinoloji idufasha no gukora ibyo twakoraga neza mu buryo bwihuse, tukaba twatera imbere vuba na bwangu. Imibanire n'amahanga ngira ngo nari nabikomojeho, ari muri Afurika ntabwo turagira Afurika yunze ubumwe, ifite ijwi rimwe, ifite agaciro, bigatuma nanone muri cyane jyaho isi yabaye umudugudu, hari abaturusha imbaraga cyane ku buryo badufatira n'ibyemezo byatubangamira. Iyo icyemezo cyafashwe nubwo waba ucyanze, imbaraga ushyiramo guhangana nacyo, kukivuguruza, biravuna. Bishaka nibura iyo uri ku rubuga rero, iyo uri ku meza wicanye n'abandi mwunganirana, biroroshye kugira ngo bitungane, hazajya hafata ibyemezo nawe wumva bikubereye. Hari iki kibazo cy'ubumenyi n'ubushakashatsi, ngira ngo covid hari ibyo yatweretse ubu ngubu rwose ko ari u Rwanda na Afurika tukifite ibibazo bikomeye cyane byo gutega ibisubizo ahandi, naho bigendanye n'ubuzima. Ubwo rero nabyo ni ukuvuga ngo tugomba kubaka ubwo bushobozi kugira ngo ejo tuzajya dutungurwa n'indwara. Icyo ni icya mbere. Tugashyiraho uburyo abantu bajya bahora bazirikana ko bishoboka, ariko bakaba bazirikana ko bagira ubushobozi bwo gushaka ibisubizo, imiti, inkingo n'ibintu nk'ibyo. Turacyafite intege nkeya mu rwego rw'ubushakashatsi, mu rwego rwo kuvumbura ibintu bikenewe, mu rwego rwo gutekereza imbere bishobora kuzaza n'ukuntu dukwiye kuba twabikumira dukoresheje za mbaraga zacu nyarwanda. Ubwo rero njyanye gusigasigira nicyo cya mbere, tureba ngo na bimwe twagezeho, umutekano twagezeho ntuzongere guhungabana, ubumwe tugenda tugeraho bushimishije bukomeze kandi buzahame, kurwanya imiyoborere mibi, ruswa n'ibindi, tuzagira undi muco, umuco wo kuvuga ngo ibi ni iby'u Rwanda, ibi si iby'u Rwanda, kandi bishimishije wese n'amahanga kugira ngo umunyarwanda arizerwa. Muri make nibyo nareba tugomba gushyiraho imbaraga muri ibi bihe turimo, kugira ngo twihaze, tugire agaciro, ariko dushyiraho n'umusingi wo kugira ngo bazadukomokaho bazabaho neza kurusha uko twabayeho. Yego. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo, Honorable Ambassador, ngira ngo mwumvishe ibyo Bwana Protais Musoni tubwiye. Mwebwe ni hehe mubona nyuma y'imyaka 26 u Rwanda rwibohoye hakiri cyangwa se hagikenewe gushyirwa ingufu mu myaka iri imbere? Buri gihe kigira imyitwarire yacyo ikiranga. Zungu baravuga ngo tere poke tere mercy, cyangwa se
igihe igihugu cyacu kigezemo unarebye n'aho cyaciye n'inzira cyaciye n'imbaraga zakoreshejwe n'ibitambo byabayeho n'ikiguzi twatanze kugira ngo tube tugeze aho turi, ntabwo dukwiye kwirara ngo tudamarare. Nagiyeho igikwiye cya mbere na mbere Musoni yari akivuzeho, ni ukumenya ubumwe bwacu no kuzinukwa burundu igitanya abantu. Akenshi bene iki gitanya abantu gituruka muri bya bindi twita uburenganzira n'uburyo bugomba kumvikana. Tugomba kumenya uburenganzira nyabwo buzira murengwe. Uyu munsi tuvuga n'ibi byorezo bidukikije, hari ikinyigi gishya cya covid cyaje ejo bundi, byatwite ko nabibonaga nk'abaruta abandi. Twese turi munsi y'ijuru kandi ijuru ntirisakaye. Nitwe ubwacu tugomba guharanira uburenganzira nyabwo, nitwe ubwacu tugomba kumva ko tugomba kwirwanaho mbere na mbere, ntidutege amaboko, ariko ntitunemere yuko hari uwaturyamira, kandi dufite bwa burenganzira ntakuka bw'ibanze bwo kwimenya no kwirwanaho. Ikindi isi turimo ni isi y'ikomatanyabukungu. Utazabigiramo ubumenyi azasigara. Birasaba rero ubushobozi bw'abantu, nuko dukangukira kumenya kwirwanaho. Kera umubyeyi wanjye yigeze kumbwira ikintu, yarambwira ati mwana wanjye nakuvanye muri demokarasi, yashaka kuvuga demokarasi, ati nakuvanye muri demokarasi, atubaye umugabo nawe ugomba kumenya kwirwanaho. Demokarasi we yavuga ni yayindi yo kurya inka z'abatutsi, ni yayindi yo kwica, ni yayindi yo gutwika, niko we yarayizi. Yego. Narabayenda kotana ngira gute Imana iramfasha kuvana muri ibyo bihe, aho ugeze ubu ngubu nawe ugomba kwirwanaho. Tugomba natwe kumenya kwirwanaho, kandi bizashingira ku bushobozi bw'abantu, bizashingira ku bumenyi muri iyi si. Utazategera amaboko ngo igire ikigufasha. Twarabibonye muri 1994, twarabibonye na nyuma yaho. Umuntu niwe ni umunyarwanda yise umwana w'umugabo arigira. Ikindi tugomba kureba kure. Tugomba kureba kure. Ibi mvuga umukuru w'igihugu cyacu, perezida wacu Paul Kagame yarabitubwiye. Buriya bumwe yarabuvuze. Buriya kwimenya no kumenya uburyo wicunga no kumenya uko ucunga ibyawe birajyana n'ibyo yavuze bya accountability. Ariko cyane cyane kureba kure ni ikintu tutarashyikira neza. We nk'umuyobozi arabizi, aranabitwereka mu ngiro, ariko twe ntabwo turabifata ngo tubitore twumve yuko natwe dufite inshingano yo kureba kure, tukamenya kutizera akazaza ejo, ariko duteganya twebwe ubwacu icyo twagasimbuza karamutse kaje ari kabi cyangwa ari akatubangamiye. Kureba kure rero birimo na bwa buryo bwo kumenya guhanga inzira zidasanzwe, guhanga ibikorwa bidasanzwe. Buriya njya mbona umwana wanjye ambwira ngo ni muhego akantu kamwe ka calculator kariya ka mubazi ngo agiye gukora ikizamini. Nakwibuka ko jewe nigaga imibare, gukura imibare 3 nyikuba iyindi 3 mu mutwe nta naho nandika ngatanga igisubizo. Ndavuga ngo hari ibyo tutagomba gushakisha kuko twarenze iyo etape, ariko hari n'ibyo tugomba gushakisha bishyashya, kuko ntituzahora muri za nzira badukomeye urume abakuru kuri twebwe, baduharuriye imihanda bayishyizemo kaburimbo, nubwo twicare tudamarana. Ibi rero nibyo mvuga byo kureba kure, nibyo mvuga byo gutekereza bigari byagutse, bishobora gutuma tudatumwanya mu gihe cyo guhangana n'ibitugwiririye twagombaga kuba twarabonye kare.
ibyo rero simvuga ngo ni ubuhanga bundi buvuye mu kwezi, ngira ngo uwapanze urugamba rwo kurwanya jenoside akarutsinda nuko gusa yari afite umutima wo kureba kure, icyo gishyika cyo kumenya abandi, cyo kumenya inyungu rusange. Ibyo rero ngira ngo mvuze mu magambo make n'ibyo ngibyo, muguharanira uburenganzira tujye tumenya kutagiramo umurengwe, mu kwirinda no kuzinukwa icyatanya abantu, tumenye impamvu tubigira muri iyi si y'ikomatanyabuhanga, y'ikomatanyabukungu bishaka ubuhanga n'ubumenyi bishingiye ku bushobozi bw'abantu, kandi bizagaragarira mu buryo ibyo tuzakora bizaramba bikatugeza no ku bindi birambye. Yego, murakoze cyane Honorable Ambassador, ngira ngo uyu ni wo musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mbere y'uko dusoza ngira ngo hari abantu dukurikiye muri kino kiganiro, hari ubutumwa buri umwe mu munota umwe yaha abari bakurikiye kino kiganiro. Ngira ngo ubwo twahera kuri Honorable Ambassador Gasamagera Welarsi, hanyuma tugakomeza n'abandi. Urakoze. Ubutumwa bwanjye nari ntanze bwari ubwo ngubwo hanini, ariko kandi muri rusange icyo navuga, duhugukire kureba igihugu cyacu, duhugukire kumenya inyungu z'abanyarwanda, duhugukire cyane cyane kumvisha urubyiruko akamaro ko kureba imbere hazaza no kwirinda ibi byose nagiye mvuga, ariko cyane cyane gufata responsibilities zabo. Yego, urubyiruko nibo bayobozi dufite b'ejo hazaza, nibo bagize uru Rwanda rw'ejo. Ntitwifuza gusiga tuvuze ngo turagiye ruzasubire kuba umuyonga. Urubyiruko mukangukire kumenya igihugu cyanyu no kumenya inyungu mufite mu gusigasira iki gihugu cy'u Rwanda. Ahasigaye ahandi no kugira amahoro y'Imana, kuko nkeka ko tutayafite n'ibyo byose ntabwo twabigeraho. Yego, murakoze cyane Honorable Ambassador. Hanyuma Bwana Protais Musoni, ngira ngo namwe twabanye muri iki kiganiro, hari ubutumwa dusoza mwaha abadukurikiye muri kino kiganiro? Murakoze. Ni nko kwisubira mu byo twavuze byose mu magambo make yavunaguye. Cya mbere, kwibohora birashoboka, byaragaragaye. Kwibohora kandi bihoraho, yuko buri gihe umuntu ahura n'inzitizi zimukumira kuba aho yifuza. Ko kubaka rero u Rwanda twifuza imbere birashaka abanyarwanda bahora bareba kure, ariko mu by'ihariko abanyarwanda bahora bashakisha ubufatanye bw'imbaraga zabo n'iz'abandi, ariko mu bwigenge, bumva ibibazo byabo neza kandi barenze inyungu bwite. Bakajya naho babwira umuntu ngo wizane iki ngiki nuko kikureba, ariko gishyire muri rusange urebe, ugire inyungu zawe ariko zifasha n'inyungu rusange ko zidahungabana. Nibyo rero bifurije umunsi mwiza wo kwibohora, kandi buri mwaka uko tuzaduhura tuvuga ngo hari icyo twarangije uyu mwaka cyasigaye inyuma. Murakoze cyane Bwana Protais Musoni. Hanyuma Madame Beatrice Uwera, namwe twabanye muri iki kiganiro, hari ubutumwa mbere y'uko dusoza mwaha abakurikiye kino kiganiro? Urakoze. Ibyinshi babivuze, ariko nanjye by'umwihariko numva hari icyo nabwira urubyiruko kuri uyu munsi wo kwibohora. Igihe cyacu tukiri urubyiruko, tuvuye muri jenoside, twishyize hamwe kugira ngo dushake ibisubizo by'ibibazo twari dufite icyo gihe, kandi byagiye bikemuka, byagize akamaro. Uyu munsi urubyiruko, barumuna bacu cyangwa abadukomokaho, nabashishikariza cyane gushyira igihugu, inyungu z'igihugu mbere y'ikintu cyose. Aho kugira ngo urebe inyungu zawe ube wafata responsabilité ituma uzahemukira igihugu ukazabarwaho iryo kosa, wareba umurage twasigiwe n'abantu b'intwari. Turabifite aho byanditse, turabisoma, turabireba kuri televiziyo,
noneho turanabafite bakiriho inama abantu bagirwa zirahari, si ugushakira kure. Iyi si iri muri tekinoloji iteye imbere cyane, numva ayo mahirwe yose duhabwa n'u Rwanda rw'iki gihe urubyiruko rukwiriye kuyashyira hamwe rukayabyaza umusaruro wo gusigasira ibyo abatubanjirije bagezeho, ndetse bakarenga bagakomezaho bakoresheje ayo mahirwe. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe. Ubwo reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro ukuri wacu cya none. Twagarukaga ku nzira yo kwibohora ndetse no kwiyubaka nyuma y'imyaka 26 ishize u Rwanda rwibohoye. Muri iki kiganiro twari kumwe n'abatumirwa batandukanye badufashije gusesengura iyi ngingo. Twari kumwe na Honorable Ambasaderi Werarisi Gasamagera, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Angola, tukaba twanavuganaga ari naho aherereye. Mwakoze cyane nyakubahwa ambassador kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza wo kwibohora. Murakoze cyane namwe. Twari kumwe kandi na Bwana Protais Musoni, akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe rya Pan African Movement mu Rwanda, akaba ndetse n'umujyanama mukuru muri sekretariya ya RPF. Mwakoze cyane Bwana Protais Musoni namwe kwitabira ubutumire bwacu kuri munsi wa none. Mwakoze namwe muhomuza, mwaduhaye urubuga rwiza kandi mugire umunsi mwiza wo kwibohora. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe turawubifurije. Twari kumwe kandi na Madame Uwera Beatrice, uyu akaba ari uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, nawe akaba aherereye hano mu Rwanda. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri munsi wa none. Mwakoze cyane kutegura ikiganiro cyiza kandi mugire umunsi mwiza wo kwibohora. Murakoze cyane namwe. Reka rero ubwo mbabwire ko iki kiganiro ari hano tugisoreje, ubwo dukomeze kubifuriza ibihe byiza. Ibiganiro bya Radio ya Diaspora One Nation Radio byo n'ubundi biracyakomeje, dukomeze tubifurize kandi umunsi mwiza wo kwibohora. Nge mwabanye muri iki kiganiro wakibateguriye, warukiyoboye, wanakibagejejeho, nitwa Simeo Muhumuza. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Sisi wenyewe